Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe inshuti zanjye. Meruka hano tuganira ku kiganiro kivuga ngo humura nta kigeragezo kitarangira. Rero ni wa wundi mumenyeranye nanone ni UWASE Peruth, nongeye kugaruka nanone hano imbere yanyu kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana tubashe guhumurizwa. Yesu ashimwe cyane. Kadutangire dusenga twiragiza Imana kugira ngo n'uyu munsi n'aka kanya nanone umwuka w'Imana aze kutubaho bigende neza kandi hagire benshi baza kunezerwa muri aya masaha. Uwiteka Mana yacu, Mana nkuru, turagushimye nanone, tugwaye icyubahiro nanone. Uracyari Imana yacu, uracyari umwami wacu, uracyadukunda, turacyagufitiye icyizere. Tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo uzubane natwe, ntaba ari twaka kanya ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Kandi ijambo tugiye kwiga riduhugure, riduhumurize, ridukomeze, ridutere imbaraga zo kuguma mu buntu bwawe ndetse no mu bwami bwawe. Ndagushimye rero mwami, nsengeye imitima yose igiye gukurikiranira ijambo kugira ngo igubwe neza kandi nezererwe mu mwami wacu Yesu. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Nukuri ubushize twaganiye ku ijambo rivuga ngo humura nta kigeragezo kitarangira. Uyu munsi rero ngarutse mfite ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rivuga ngo kuba inshuti ya Yesu bituma ibyapfuye bizuka. Kuba inshuti ya Yesu bituma ibyapfuye bizuka. Iyo uri inshuti ya Yesu akumenyera n'ibyangiritse. Iyo uri inshuti ya Yesu akumenyera n'ibyo birimo kukugora. Hari ibintu wibabariyeho wumva ko byarangiye. Hari ibintu wumva ko ibyo mbega n'Imana arayibabariye, uravuga uti ibintu kibishoboye, ndabona bitajya. Oya, wicika intege. Imana yacu irashoboye. Wowe bishuti nayo gusa. Bishuti na Yesu gusa. Imana yacu irashoboye, nta kinanira. Bishuti na Yesu azakugira neza. Bishuti na Yesu ibyo wabonaga ko byapfuye, ubuzima, imibereho, amateka yanze guhinduka, humura. Yesu arahari kugira ngo akugirire neza. Rero inshuti zanjye, iyo dusomye mu gitabo cya Yohana igice cya 11 dusangamo amakuru ya Lazaro, tukumva amateka ye. Bamwe muri twe dukunda gusoma iki cyanditswe turakizi neza cyane. Uburyo Lazaro yarwaye, uburyo yapfuye, ariko apfa yari inshuti ya Yesu. Hanyuma abashiki be babibwira Yesu. Yesu rero kuko yari umugabo ukomeye wiyizima imbaraga, ntabwo yigeze ashidurwa nuko arwaye, banamubikira ntabwo yatewe ubwoba nuko yapfuye. Nkuko nawe ibyawe bipfapfana kandi usenga kandi uyihora imbere kuvuga ngo kuki bidahinduka. Ariko reka nkubwize ukuri, komeza ube inshuti ya Yesu, komeza usabane na Yesu. Nubwo ubona byapfuye, byashyitse ku munota wa nyuma arapfa, ariko umurongo waho wa 11 uratubwira ngo, kadusome umurongo waho wa 11 mu gice cya 11 ngo avuze atyo ahera ko arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Haleluya. Uyu munsi aya masaha Yesu yibuke yuko ibyawe byasinziriye kandi birenze gusinzira ahubwo byanapfuye, hanyuma aterwa ishyaka n'imbaraga zo kuza iwawe kubizura. Aze muri iyo mirimo yawe abizure. Byari byarasinziriye birenga gusinzira birapfa, ariko noneho arongera yiyumvamo ko agomba kujya kwa Lazaro. Haleluya. Bumvaga yuko abigishwa bumvaga yasinziriye, abonye yuko batabyumvira avuga ati oya, ntabwo ari ugusinzira ahubwo yapfuye. N'ibyo byawe hari ubireba akabona ko byiparitse nk'ahantu, ariko wowe ubizi neza ko byapfuye. Ibyo byapfuye Yesu araje. Ibyo byapfuye mubera inshuti gusa, bishutiye gusa. Umenye icyo yanga, umenye icyo akunda, umenye uburyo ugendamo mu ruhande rwe udateshuka. Ikintu kiba kidutandukanya n'ubushuti bwa Yesu ahanini n'ibyaha, gukiranirwa, kwicira inzira bijya bidutandukanya n'ubushuti bwa Yesu. Ariko wowe haranira kuguma gutungana,
ukomeze wikwicira inzira niba byakubeye oya wikwicira inzira wa mukobwa we wikwicira inzira wa musore we wikwicira inzira wa mama we wa mupapa we bishuti na Yesu gusa. Lazaro yari inshuti ya Yesu arinda apfa, bashike baramubika birarangira banamushyingura amara iminsi 4 mu gituro. Ariko igihe cyaje kugera yibuka ko inshuti ye yapfuye, yumvije yibuka ko ni inshuti ye kandi afite ubasha bwo kumuzura. Haleluya. Ibyo byawe byapfuye nkuzaniye amakuru akubwira ngo hari ushoboye kubizura. Wowe ntiwabizura, anko ntiyabizura, mubyara we ntiyabizura, mama we ntago yabizura, ariko hari uwabizura, ni Yesu Kristo wenyine. Uwo yarapfuye kugira ngo byo bizuke. Haleluya. Nta kindi cyatumye apfa, nicyo cyatumye apfa kugira ngo abizure. Wowe bishuti nayo gusa, bishuti nayo gusa. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo umurongo aho wa 17 uriho amagambo meza cyane avuga ngo Yesu ahageze asanga Lazaro amaze iminsi 4 koko. Nago byari ibihuha, nago bari byo bamubeshye, ahubwo koko yarahageze asanga amaze iminsi 4 apfuye. Ibyo ubona ko byapfuye wikangwa n'igihe, oya wikangwa n'iminsi bimaze bipfuye. Komeza ubishuti nayo, komeza ubishuti nayo, komeza uyiyegereze, komeza umubwire ngo ni inshuti yawe, komeza ubwire ngo urayikunda, komeza ubwire Imana yo kuyikunda, komeza ubwire Imana yo kwifitiye icyizere, komeza. Bari abagabo Meshake, Seduraka na Bedeneko bageze aho binjira mu muriro w'itanura bakivuga ngo Imana yacu ntabwo twayikoze soni, ntabwo twapfukamira ibigirwamana, ntabwo twapfukamira ibintu bindi tutazi. Twebwe umurage wacu nuwo gupfukamira Kristo wenyine, Imana data yonyine. Hanyuma Imana yitegereje ibona uburyo ki abagabo bamaramaje, ibona uburyo ki bakisingiza bakiramya, iramanuka ijya mu muriro. Impamvu bageze mu muriro ntibashye, ijambo ry'Imana muri Zaburi bice 104 ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko abamarayika bahinduye, hanyuma kuri twebwe iduhindura umuriro. Rero bari ababajugunyemo bazi ko ari abantu, kumbi bajugunya umuriro ujya mu wundi muriro. Haleluya. Haranira kuba inshuti ya Yesu iguhindura icyo ugomba kuba cyo. Urahagarara muri icyo kigeragezo, uragitsinda, uragisohokamo. Ibikugose hirya no hino byima amaso, ibikuri imbere ubona byakubereye nk'imisozi bibwire ngo hari uwatsinze imisozi. Ibikuri inyuma bikose igitutu bibwire ngo hari uwapfuye kugira ngo wowe umve inyuma, hari uwamennye amaraso kugira ngo wowe umve inyuma. Rero nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo komera. Wowe uri umuriro muri icyo kigeragezo, wowe uri umuntu udasanzwe, uri umuntu ukomeye. Nuba inshuti ya Yesu uri umuntu udasanzwe, nuba hafi ye azakwambutsa n'ibirenze ibyo ngibyo urimo kubona. Yesu nashimwe. Haleluya. Witerwa ubwoba n'indwara, diabete, kanseri y'imitima, imivuduko n'ibindi bisa nkabyo, hari uwabimeneye amaraso. Yaravuze ngo niwe udukiza indwara zacu zose, muzana ture muri wowe hanyuma gukiza indwara yawe yose. N'ubukene yaravuze ngo niwe ukenesha kandi akanakenura. Rero numwiringira urava mu kuboko ko gukena ujye mu kuboko ko gukenura. Wowe bishuti na Yesu gusa, bishuti na Yesu. Ndumva ariyo makuru meza, ndumva aricyo kintu nakwifuriza mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu mibereho yawe, mu mateka yawe. Bishuti na Yesu. Uyu mugabo yemeye gutanga umubiri we utobagurwa imisumari, bamwambika ikamba ry'amahwa, ariko aravuga ngo nakundi nje gukurayo n'iriya ntama ari yihebye, nje gukurayo n'iriya ntama byari bicanze, byari biyobeye, nje kugira ngo nawe mugarure mu murongo muzima. Rero niwo mwungeri wacu mwiza, kandi ngo umwungeri nupfira intama ze. Iryo ni ijambo yavuze muri Matayo, aravuga ngo umwungeri mwiza nupfira intama ze. Rero yaragupfiriye ibyo bikugose, ibyo ngibyo urimo kubona uruhande rwawe, ibyo ubona byakoraje udasinziriye, urarara udasinzira, urarara utekereza amakeredi, amadeni, ibintu bimeze gutyo, ukumva ari bugutereze cyamunara. Bishuti na Yesu nta cyamunara ari buhabi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. No kuri iri jambo riranezeza kandi nawe rigufashe aya masaha, nawe rikunezeza, urigenderemo, urisengeremo,
wanyuzemo, Imana iraza mu byawe ibikore neza kandi bitunganye. Rero ntarambiranye, reka dusenge dushima Imana kubwira ijambo ko igiye kurihagararamo kandi gakora iby'ubutwari. Mana Data, turagushimye, ongera ushimwe, ongera ushimwe, ongera uhimbazwe, ongera wamamare, ongera ushyirwe hejuru kuko uri Imana nziza, ongera uhabwe icyubahiro kuko ujya umenya ibyacu byapfuye, ujya umenya ibyacu byapfuye, hanyuma ukongera ugatwerwa ishyaka no kuza kugira ngo wongere ubizure bibeho. Muri aya masaha nsengeye imitima yose, sengeye abantu bose bakurikira ijambo, sengeye abantu bose bakurikiye iki cyanditswe, sengeye abantu bose tubanye muri uyu mwanya. Hari ibyabo byari byapfuye, ariko Kristo mwiza, nk'uko watekereje kuri Lazaro nk'inshuti yawe, ndakwinginze ngo natwe wongere uze wibuke iby'abakobwa bari imbere yawe, wibuke iby'abamama, wibuke iby'abapapa, wibuke iby'abasore, uzure wongere utange ubuzima, byongere bibeho. Ndagushimye Uwiteka kubikoreye kwiyubahisha, izina ryawe nirihimbazwe, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen, amen. Amahoro y'Imana bane namwe.